Muraho ndabaramukije bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi ba Omega Ministry. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Bahe ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye gusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice bibiri, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatanu, dusimbuke dusome umurongo wa cyenda, tuze gusoreza ku murongo wa cumi na gatandatu. Imana iduhane umugisha. Mbahaye ikaze rero mwebwe mwese mwishimiye kubana nanjye mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mwuka w'Imana kandi ubwenge bw'Imana reka tubwinginge kugira ngo bubane natwe. Mana turagushimiye, uri uwo kwizerwa, uri uwo kubaha ibihe byose. Mbere ya byose duciye bugufi imbere yawe. Uwiteka turi abanyaminwa yanduye, turavuga tugacumura, turatekereza tugacumura. Ndakwinginze ngo ubanze utwezeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, udutunganirize kuvuga ijambo ryawe ndetse no kuryumva, kandi uduhe umwuka wera kugira ngo atubere umwigisha muri uru rugendo. Urakoze mwami Yesu, icyubahiro n'amashimwe ni ibyawe, none n'iteka ryose ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Ijambo rifite umutwe w'amagambo utubwira ngo icyo Pawulo yari agambiriye ubwo yigishaga ab'i Korinto. Nicyo gituma bene data, ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga, cyangwa mfite ubwenge buhebuje babwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya, mpinda umushyitsi mwinshi. N'ibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagarara ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Umurongo wa cyenda, ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi muntu atekereza, keretse umwuka wa wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, ntawabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya, kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawamurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, dusomye ijambo rirerire. Ni amagambo Pawulo ngo yandikiye ab'i Korinto, kandi ibi nibyo yari agambiriye kubigisha. Icya mbere yari agambiriye kubigisha yuko iby'Imana ntabwo bisobanurwa n'ubuhanga bwo muri iyi si, ubuhanga bw'abantu. Kumva umuntu ko ari intyoza, kumva ko nibwo ushobora kuvuga iby'Imana. Iby'Imana bisobanurwa n'umwuka w'Imana. Kandi arababwira ati umwuka twahawe ntabwo ari umwuka w'iyi si, ahubwo twahawe umwuka w'Imana. Nta muntu rero wabasha gusobanura iby'Imana no kuvuga iby'Imana atabihawe n'umwuka wayo. Kuko yavuze ngo, yarababajije ngo ese hari umuntu wamenya ibyo mugenzi we atekereza? Biragoye ko wamenya ibyo ngewe ndi gutekereza ntabikubwiye, cyangwa se ngewe nkamenya ibyo uri gutekereza utabimbwiye, ngo keretse umwuka w'uwo muntu uramutse ubaye uri muri uwo muntu wundi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye ibyo wowe utekereza, kereka umwuka wawe uje ukajya mu wanjye, nibwo namenya ibyo uri gutekereza. Imana yacu ishimwe. Ariko Imana yacu ishimwe kuko yaduhaye umwuka wera. Umwuka wera ni umwuka w'Imana. Haleluya. Umwuka w'Imana niwo ugeze ukatumenyesha ibyo Data wa twese ari kudutekerezaho, ibyo Data wa twese atekereza. Niho batubwiye ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitarigeze kwinjira mu mutima w'umuntu ngo abitekerezeho, ibyo ngibyo Imana yabibikiye abantu bayikunda. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe rero kubwira ijambo. Wowe mukunzi w'ijambo ry'Imana, menya neza ko twahawe umwuka w'Imana,
kandi umwuka w'Imana ubana nawe ni uwo kukumenyesha urukundo rw'Imana, ni uwo kukumenyesha icyo umwana w'Imana Yesu Kristo yakoze ku buzima bwawe. Ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka wo kugukura mu bubata bw'icyaha, ni umwuka wo kugukura mu bwoba buterwa na Satani. Ni umwuka wo kukwemeza ineza y'Imana ku buzima bwawe, ngo iby'amaso yawe atigeze kureba n'ibyo umutima wawe utigeze gutekereza ko byabaho, umwuka w'Imana ajya gusanga akabiguhishurira, umwuka w'Imana ajya gusanga akakubwira ibyo ngibyo. Ibyo umwuka w'Imana yakubwiye ni Imana Data yabikubwiye kuko byaturutse kuri yo, kandi no kubikora Imana izabisohoza, izina ryayo rishimwe cyane. Gira kwizera rero, wongere ugire gukomera. Ni Imana itabeshya, Imana ishimwe, ni Imana ikurikirana ibyo yavuze ikabisohoza, ni Imana ikwiriye icyubahiro, ni Imana ikwiriye amashimwe, ni Imana idukunda yo ijya itwohereza umwuka wayo tukabana nawe, umwuka wayo ukabana natwe kugira ngo ukomeze kuduhishura ibyo Data yifuza kuri twebwe. Kandi niyo twamubabaje, iyo tutagenze uko bikwiriye, umwuka w'Imana akatubwira ngo aha ngaha ntabwo mwagenze neza. Imana yacu ishimwe. Ndabakunda rero, tuzakomeze tubane no mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni aha ngaha turisubikiye. Icyo rishatse kutwigisha ni ukumenya neza yuko iby'Imana ntabwo bisobanurwa n'ubuhanga bukomeye, cyangwa se ubuhanga bwo muri iyi si bwo dutekereza ko ari bwo bukomeye, ahubwo turi kumwe n'umwuka w'Imana, iby'Imana turabisobanukirwa. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Ijambo ry'Imana nakagaruka, tuzabona ubutaha. Bye bye.